Mushobora kuduha umwanya tukavura umurwayi hagasigara umuntu we wa hafi. Wowe mupfana iki? Njyewe umurwayi. Wowe mupfana iki? Njyewe rero uyu nari muherekeje. Wowe wari uherekeje buduhaye umwanya gatoya. Umurwayi mupfana iki? Umurwayi ni fiance wanjye. Oxygène iriho. Mushyirireho serumu uyihutisha. Nonse dogita, umurwayi arakangwa kuryari. Murihangana turabanza tumucishe mu cyuma turebe ko nta kibazo yagize ku bwonko kubera ko igihe yakoraga sida yakubise umutwe hasi. None se niba nka polisi dufite mu nshingano gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo, endene abantu bakaba bari gupfa umunsi ku wundi uburyo budasobanutse, murambwira icyo gihe tumaze iki? Ariko afande, hari icyo twari turimo gukora nka polisi. Turimo turagerageza gufata buri munyabyaha wese aho ari hose kugira ngo aryoswe ibyo yakoze byose. Ese undi ntabwo twabasha gukumira ibya mbere yuko biba? Afande, ngiye nguvuze niyo tumaze iminsi twigaho ukuntu strategy zose twakoresha kugira ngo dukumire ibyaha bitaraba. Wari Detective Bosco, ikirego cy'uwivuganye Moise kigeze he? Afande, duheruka gukorana inama n'abaturage tubakangurira gukumira icuruzwa ry'abana b'abakobwa usanga babashukisha, kubahindurira ubuzima bakabona ubuzima bwiza, kubaha akazi, ndetse tuboneraho n'umwanya wo gukorana n'abaturage kugira ngo babashe nabo kwicungira umutekano. Ikindi afande, ikindi nakongeraho si n'abakobwa gusa n'abahungu twarabibabwiye ko hari abahungu bashukishwa ko bagiye guhabwa akazi bagakurwamo ibice by'umubiri bamwe na bamwe, nabyo twarabibabwiye. Bisubiremo bwa nyuma, dukeneye kugira icyo dukora
kuri kesi ziri kugaragara muri iyi minsi zirimo ubujura, gukubita, gukomeretsa ndetse no kwica, tutibagiwe na kesi z'abana bari gushimutwa bajyana mu mahanga gukoreshwa uburetwa. Turumvikana? Ikindi kandi tugomba kwibuka gukorana n'amaradiyo n'amateleviziyo ndetse n'ibinyamakuru bakadufasha gutambutsa ubutumwa ko nta mwana ugomba guta ishuri ngo ave mu cyaro azi mu mujyi, kuko abo nibo baza mu mujyi bakaba inzererezi. Turumvikana? Mugabo narangije tugenda. Wasoje tugende. Muri se turajyana. Ntabwo tujyana nuko njye narinyuze hano nk'umuturanyi ngo ndebe uko mumeze. Nse Mugabo, njye hari ikintu nkiri kwibaza na n'ubu. Nta gakuru namba kubyerekeranye n'urupfu rwa Mugabo. Ariko polisi irimo irabyitaho kuko amakuru bavugaga muri ino minsi bafite ni uko Gasipari na Gadi bari mu cyumba kimwe bapfa, gusa hagati ya Gadi na Gasipari umwe niwe wishwe. Abo nabo baransetsa. Bagire gutabara bapfa bapfuye barangije, nibanangeze bagerekaho no kuyoberwa bakoze icyaha. Nese ubundi musore, hagati ya Gadi na Gasipari ninde wishe undi? Usibye ko byari bitarasobanuka neza, gusa amakuru y'ibanze bavugaga ko Gasipari ariwe wishe Gadi. Rekeraho ni gute se umuntu wapfuye yica undi? Hasone James, warakize wibagirwa gukinga. Ngiye ngutumeho rimwe kabiri gatatu wangiye kunyitaho. Sorry, mbabarire. Muri minsi nariho ndeba sosiyete uko yifashe. Kandi ndabona isanya igiye kurindimuka. Paraporo yuko Gaspari yayoboraga atarapfa, bimeze nabi cyane. Mbona twaributse kwica Gaspari. Nushaka kuvuga ko twahubutse, ariko njye ntacyo mubwiye. Gusa icyo nshaka ni uko gahunda njye nawe twasezeranye ikorwa vuba. Shera ubu ntibishoboka. Kuko kampani iri mu biganza byanjye. Kandi nayo Gaspari yasize umwana w'umuntu nubwo basubira. None se kuki wowe uzi kandi uzi ko Gaspari yasize umwana w'umuntu? Kuko ari cyo wari umwungirije. Nyine nanjye nshaka kuba assistant wawe kugira ngo nawe nupfa arangiza umuyobozi. Ndashaka kupfa nanjye mfata umwanya wawe. Uribeshya ntabwo ngomba. Ikindi cya kabiri, iyi kampani ngomba kuyobora byanze bikunze. Umwihanganire kandi uzabona. Uva mbwira. N'ubu mbishatse ejo mu gitondo iwawe habyukiye kiriyo, ariko mbikoze wavuga ko ngesheira ntazi gukontorora umujinya wanjye. Uzicuza. Sheri, njye ndashaka kumbwiza ukuri. Mbwiza ukuri utambeshya, umbwira ibyo urimo ibyo ari byo. Narakubuze, singuhamagara ngo nyitabe, ntukimpamagara, sinkwandikira ngo nsubize. Bimeze bite hagati yanjye nawe? Ikibazo kiri hagati yanjye nawe ni iki? Ase urabona mfite umwanya wo kugusubiza? Ntabwo numva impamvu udafite umwanya. Kubera iki udafite umwanya wo kumvugisha? Ndi kwa muganga. Uri kwa muganga wakora iki? Urahakora iki? Nsobanurira. Igihe cyose uhamaze ni kinini, urahakora iki? Umuntu ntabwo afite abandi bo kumurwaza. Uri mushiki we mbimenye. Ese urafuhira ukanafuhira umuntu uri muri kumwe? No. Uriya murwayi nanjye sheri wawe. Ninde ufite umwanya munini muri wowe mu buzima bwawe? Ninde ufite agaciro kanini? Mupfana iki kwanza? Reba igihe meruka hano muganga akubajije isano mufitanye urya imino. None ni iki kiri hagati yawe nawe? Nigisubiza aho ngaho. Kuko ibyo mbona ntabwo ndi kubisobanukira. Ndabizi urankunda. Kandi dufitanye imishinga yo kubana. Ariko nyine hari impinduka z'abantu. Ntega amatwi. Banze yuko igihe cyose ariko umwari mbwiza uko uracyankunda ubundi. Urankunda cyane ntabwo nkunda. Twakundanye kuva kera tukiri muri segonderi. Twahanyize gahunda muri segonderi. Twavuganye ko niturangiza kwiga segonderi tuzakora ubukwe tukabana. Ibyo kwiga kaminuza bikazaza nyuma turi kumwe tukabyigaho. None reba ntabwo nzi ibintu uri mutwaza. Patrick, ndi kumwe n'umurwayi.
Dindira nimva kwa muganga tuzicare kwa muganga uzavayo ryari adakize byazagenda gute ashobora kudakira byose birashoboka gupfa no gukira birashoboka igihe umuntu ari kwa muganga adakize byagenda gute Excuse me. Bitabye ko musakuriza umurwayi. Umurwayi ararwaye akeneye kwitabwaho nta rusaku. Witwa? Nitwa Patrick. Patrick. Ibintu urimo kurabona ari byo. Amakanya hagasigara umurwaza nkabona ko nita ku murwayi. hanyuma mujye mwibuka kumuhindukiza umurwayi uri muri koma ntabwo aryamira uruhande rumwe none se mugabo bimeze bite twamukishije mu cyuma dusanga agize ikibazo ku bwonko ubwo rero tugomba kumukorera operasiyo umugabo agiye gupfa oya ntabwo agiye gupfa turagerageza nk'abaganga mugabo mugerageze uko mushoboye kose humura yego nk'uko nabikubwiraga uwo mukobwa yitwa Umwari Nadine akaba ari mu kigero cy'imyaka 27 na 30 atuye Kinyinya kenshi na kenshi akunze kuba ari kumwe na Mugabo ni nawe urebye wamwishyuriye amashuri Mugabo uriya muhungu kuko Gasipari umuhungu wa Gasipari aho undi nyine mwifuza ko ababera umukwe none se Jackson uriya mukobwa akaba yamenyanye na Mugabo ryari simbizi ariko ndakeka atari kera kuko nakurebye bamaranye imyaka 3 baziranye urabizi neza ko bamaze imyaka 3 bakundana mama ntabwo navuze gukundana navuze kumenyana ikindi kandi ndabona nta kintu gihambaye bahuriyeho cyane ko urebye Umugabo niwe watoraga uwo mukobwa asa nabi cyane ari umujura amusubiza mu ishuri ko n'ishuri yari yarariretse urebye n'iyo nzu abamo n'umukecuru witwa Suzana ni Mugabo wayibaguriye rega disi siko Mugabo ari imfura burya cyane Imana rwose kazamfasha kambere mukwe nta kidashoboka mama urakoze reba amakuru mpaye ni meza Mugabo umaze kurambirwa pe nako ntabwo ndambiwe ndifuza kongera kukubona warakangutse umugabo nkeneye gukira tugataha
Mugabo ntumvugisha ntugira gute uzakanguka ryari ngo twitahire koko na Patrick twarashwanye nta muntu mba ndi kumwe nawe hano nawe turi kumwe ntumvugisha Mugabo wamvugishije kuko nkeneye ko tuvugana umaze igihe kirekire urwariye hano utavuga ukwezi n'igice birashize Mugabo dushobora kongera kukumva umurwayi mwiza bite umugani kwa kundi hanyuma umuhindukiza aryamira urubavu rwo hirya yego nonse Dr. umurwayi ameze ate nyuma y'uko tumubaze ubu ngubu ameze neza nta kibazo igihe icyo ari cyo cyose yakanguka murakoze cyane nta kibazo Mugabo Dr. avuye hano amaze kuvuga ko umeze neza harabura gukanguka tukitahira Mugabo ndagukeneye mbabarira ukanguke nkeneye kumva ibyo wari ukeneye kumbwira mfite amatsiko y'ibintu byinshi ndumva nkeneye no kugusoma Mugabo urakangutse Mugabo Docteur umeze neza umeze neza witwa nde Mugabo ni njyewe Umwari witwa nde Mugabo
hano ni kwa muganga. Hano ni kwa muganga. Kwa muganga? Naje kuhakora iki? Urarwaye Mugabo. Urarwaye. Kuva ryari? Umaze mu kwezi n'igice. Waje nyuma yo gukora accident ariko umeze neza nta kibazo. Ndi kubaye muganga. Uri kwa Nyirintwaye. Marira. Mama yatashye. Papa? Umugabo ntabwo uramera neza cyane sibyo buryamye turaza kuvugana. Papa na mama barahari nta kibazo turaza kuvugana. urakoze cyane kumba hafi kundwaza kunyitaho ofete byarakugoye I think so ndagushimira. Mugabo mbwira icyo ushaka mbwira udaciye ku ruhande. ubona kangukaga mvuye muri koma twahuje amaso mbona usa nk'umuntu ushaka kunsoma. What was that? Mugabo umunsi ukora sida hari ikintu washaka kumbwira. Okay. Mugabo urankunda? ndashaka kumbwira ijya kuzana kwa muganga byagenze gute? Byatangiye gute? Birangira gute? I want to know what happened. Papa, kuki wagiye kare? Hari byinshi wari ukeneye kumbwira. Papa, ninde wakoze ibi? Kweli iyo utegereza aho gato aho inzozi zanjye wari uzizi. Papa, nashakaga kukunga na mama kuko mwahoraga mushwana buri munsi murwana mutukana. Mama yahindutse umusinzi ibyo urabizi. N'ubu ni kwa kundi. Kuki utambwiye? Kuki utategerejeho gato basi? Ibintu byari biri hafi kugenda neza. Warambwiye ngo kampani yacu ifitiye umumaro abantu benshi, ikeneye gutunga abantu benshi. Nkubwira ko ntiteguye kuyobora kampani ingana gutya.
papa mfite imyaka mike uransiga uragenda ndabizi papa wakoraga byinshi uhanganye na byinshi ariko se ubu uko bisize bizagenda gute papa think bizagenda gute papa mama aracyari umusinzi nka kwa kundi anywa inzoga nyinshi noneho nta kintu aryama ndabizi mwaraziranaga mwari mufitanye ibibazo mwahoraga murwana umukubita kandi nawe ubizi papa ko nta makosa afite papa why ahera mu gitondo akageza nimugoroba araranywa nta kuryama nta gusinzira papa kuki wihuse at least wari kubanza ukambwira papa papa inzozi zanjye zari zo kubona mfite umuryango ubanye neza wishimye papa na mama bakundana nta kurwana mama abayeho nabi kurushaho ntabwo yishimye papa nanjye wamuhaga ibyishimo sinkibona uko mbimuha nyine nahise njya muri koma papa maze ukwezi n'igice muri koma ntabwo nigeze nza kugushyingura ntabwo nari mpari papa akusundi papa wazize iki bwira ninde wagukozeho ninde mumbwire papa abantu ni abagome ariko ngenda hari hawo kuki hano hameze gutya chairman wa company kuki hano batashyize ifoto yawe akantu bashyize aho gute wayi hano hatari ifoto yawe papa abantu bakwishe baracyakwica uku nukongera kukwica chairman GASIPARI papa Mugabo ntabwo mbizi neza papa ndagukunda gusa abantu bakwishe ntabari bakuri hafi mwakoranaga kandi bafite ibyo bagushakaho bimwe mbwiraga byo kwita kuri company unyihangane ntabwo bakakanya bishoboka sibyo ngiye kuguhorera nzaguhorera umuntu wese wagutekerejeho nabi uwakwanze uwakuvuze nabi n'uwagukozeho wese nzamukuzanira hano
Ni njye Mugabo. Mwari, what the hell are you doing, eh? Nanje kugufasha. Uramfasha iki Umwari? Ibintu biri ku Mwari. Mugabo wari ukeneye ubufasha bwanjye. Umwari. Merci beaucoup. Sibyo? Wabonye ibyo ukoze? Wishe umuntu already. Uri kwishyira mu bibazo. Nijye wakagombye kuba ndi kwigaragura muri uyu mwanda, sibyo? Wowe nyine mbikoze kubera wowe. Kibyo ndimo mbirimo kubera papa. Umwari. Ibi byose ndi kubikora ku bwawe. Sibyo? Umwari. Nkeneye kumva ikintu kimwe cyonyine. Mugabo. Urankunda. Gwinyegera. Uvuze? Basi mbwira niba nkunda. Ntabwo ngukunda. Bivuga ndeba. Ndashaka kubyumva ndeba. Mugabo ndabizi urambeshye. Mugabo mbwira ko nkunda. Urankunda ndabizi. No. Bimbwire. Uri umukobwa mwiza. Ukeneye kuzagira hazaza heza. Njye hazaza hanjye hangiritse ururede. Njye hazaza hanjye mparimo. Ndi mu rupfu. Njyewe hanjye ururede. Ahazaza heza turi kumwe nge nawe. Ahazaza mpakeneye ndi kumwe nawe. Umwari ndashaka kwica abantu. Nanjye deja nabaye umwicanyi. Ntacyo tuzabane turabicanyi. Oya, uzabigwamo. Ibintu reka mbige mu njye nyine. Sibyo? Sibyo? Mbabarira, jewe mbyikorere, we bivemo. Genda hora urupfu rwa papa. Baramwishe. Ibintu ni njye nyine uzabyikorera. Wibyinjira mu mwari uzabigwamo, and I don't want this. Please stop it. Ndagusabye, sibyo? Reka dutandukane basi. Okay, mfata umwari, reka basi mfata nk'umuntu utigeze umenya. Sibyo? I know how you are feeling now, okay? Ariko mbabarira, sibyo? Mfata nk'umuntu utazi nanjye mfate nk'umuntu utakuzi, sibyo? Basi dufate tumere nk'abantu batazira. Ukeneye ko gufata nk'umuntu ntazi. Ese wirengagije ibikorwa byose wankoreye? Wirengagije ko ubundi uwo ndiwe kubera wowe? Okay, umwana. Ibyo urabyibagiwe. Umwana. Reka mpore urupfu rwa papa. Basi nimara guhorera papa. Reka icyo gihe tuzamenya uko nako umwana. Ndashaka kwica abantu. Mutima wanjye. Ndashaka kwica abantu. Mugabo please. Ndakwinginze. Umwana. Umwana. Okay. Mugabo. Okay, sawa. Umwana. Useka neza, sibyo? Basi seka bwa nyuma. Nibura ruba ari bwo rwibutso ngiye kujyana. Nkeneye kujya ngusekera buri munsi Mugabo. Seko yawe nzayigumana please. Ntabwo nkeneye guseka bwa nyuma. Nkeneye kujya nseka buri uko nkubonye. Mugabo mbabarira. Seka bwa nyuma. Please. Ngaho basi ndeba. Ndeba Mugabo. Ndabyemeye kutankunda, sibyo? Ariko reka ngusaba ikintu kimwe cyonyine. Urakinyemerera Mugabo? Urakinyemerera? Mugabo, wanze kumbwira ko nkunda, kandi njye nakubwiye ko nkunda. Mugabo, kuva iyi saha n'uyu munota uraramuka ugarutse waranze kumbwira ngo ngutegereze, umenye ko ntazakwemera. Ugenda ubizi kandi ubizi neza. Umbwiye ko utankunda, utazanigera unkunda, udashaka kumbona. Ngagenda. Genda. Ariko Mugabo, Mugabo,
Safi yapfuye. Safi yapfuye cyangwa yapfuye Mugabo? Haje umuntu atabara Mugabo ahita yica Safi. Uwo muntu ashoboye kumumenya? Sorry mabuja, ntabwo nabashije kumubona kubera ko yari yitutse ahantu hose. Ntabwo wari ufite imbunda? Nari yitse rwose. Uzi icyo iyi mbunda ikora? Mabuja mbabaye. Ndagukunda ariko mbabarire. Ntabwo nakomeza kukwishyiramo. Nimara guhorera urupfu rwa papa, nzaza kugushaka tubane. Mbabarira pe. Nkomeje kukwishyiramo. Wazankoma mu nkokora. Cyangwa ugasanga njye nawe dupfiriye umunsi umwe. Mbabarira. Papa nimara kumuhorera, nzaza kugushaka. Papa, kuki wagiye kare? At least wagomba kubanza ukambwira. Mama. I'm sorry. Gusa humura papa. Mu minsi mike, umuntu wese wagize uruhare kugira ngo pe wagukozeho n'ugutekerejeho nabi nzabakuzanira. Jackson. Jackson. Yes. Nashaka kumbwira amazina y'abantu bose bakoranaga na papa. Hano bari muri company, abari bamuri hafi cyane. Inshuti ze za hafi. Yego, hari uwitwa Kizimana James yari uwungirije. Hakaba n'undi witwa Fred, hari n'undi witwa Umugwaneza Sheila. Ndumva ari abo ngabo nibuka, ngira ngo abandi urabazi ni abakozi ba company. Ngiye ngo witwa Hakizimana James, niwe muyobozi wa company ubu ngubu. Hakizimana James. Umwungirije we yitwa Fred. Fred. N'undi rero yitwa Umugwaneza Sheila. Yes. Wait. Jackson. Yes.
uyu muntu witwa Mugwaneza Sheila ni muntu ki? Sheila ko ari ubwa mbere mwumvise, nta n'igitabo nigeze mubona kumo, kandi abantu bose bakonaga na papa ba hafi inshuti ze abenshi yagendaga bandika, hari ahantu afite records zabo bose. Uyu Sheila ni muntu ki? Nyine uwo Sheila we ngo bajyaga bakorana tu business two ku ruhande ngo tudafite aho duhuriye na company. Sorry? Ndumva ari ibyo ngibyo nzi. Uvuze ngo hari business bakoranaga ku ruhande zidafite aho zihuriye na company, iyo company. Business zo ku ruhande? Yes. Zidafite aho zihuriye na company? Yego? Yes. Jackson. Yes. Shakira amakuru yimbitse kuri uyu muntu witwa Fred, cyane cyane ariko uyu nguyu witwa Mugwaneza Sheila. Nzabikora. No kwihangana nyine nta kundi. Oya mugabo ntabwo wapfa. Mugabo oya ntabwo wapfa. Ari njye ndagukeneye, hari n'abandi benshi kuri iyi si bagukeneye, wagirira umumaro. Oya 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 Umwari mama wabaye ufite ubwoba. Ufite ubwoba? Humura. Ni iki cyagutera ubwoba turi kumwe koko? Humura. Humura rwose. Humura ihangane. Ntabwo yapfa. Ufite ubwoba. Mugabo. Oui. Nkibyiruka nari nzi ko nzaba umuyobozi ukomeye nka senateri, minisitiri cyangwa umukuru w'igihugu, ariko ko imyaka igenda yisunika niko inzozi zanjye zigenda ziyoyoka. Marira arenga ariko n'undi ushatse wabigeraho. Umuntu avuka arira agakura aganya agasaza atanyuzwe. Ese wari uzi impamvu umwana yavutse arira? Ndakeka ko abahinduye imibereho mu buryo butunguranye. Yaba umwana yamenya ko umuntu abayeho kuri iyi si akiri mu nda ya nyina, ntabwo yakwipfuza kuva mu nda ya nyina. Sheila, reka tuganire ku bya business. Umuntu aravuka agasaza nyuma agapfa. Iyo umuntu apfuye adashaje bavuga ko yakenyutse. Kenshi na kenshi iyo umuntu yakenyutse bavuga ko ariwe yabyiteye. Ese mugabo wizera Imana? Yego. Imana, isi, abantu, kwica, kwiba no kwihorera. Ese umuntu yatera imbere atadahemutse? Dukorane.
ese ubundi ukora akazi ki? aho se ko wiguze mwana wawe erega ikintu cyawe kiragutegereza ntaho cyakugira mugabo niba ari uwawe muzabana niyo hashira imyaka 5 muzabana ntabwo ndanezera amagambo n'igihe bikorwa. Mugabo umunsi twagiye gusezerana mu rukiko twemeranya kubana nk'umugore n'umugabo nibwo nzicara nkatuza ariko ubu sinshobora. erega mugabo akeneye gutuza no kwitegereza umwanya ntawe afite. Mugabo akeneye kumenya abamwiciye ababyeyi yarangiza akihorera. Mama nkeneye gufasha mugabo. ngaho urambwira ko uzafasha mugabo ute? ukeka ko mugabo akeneye abantu bamufasha? wa mukobwa we wigereza abantu babakeneye nk'ubuzagenda ufashe mugabo iki? Mama nubwo ntemeranya nawe ko turi abakene ukena kubi ni mu none turi iki? ngomba kunyura mu nzira zitari zimwe n'izo mugabo ari kunyura mu bivuye. Mama nkeneye gushyira imbere y'amategeko abagize iby'umugabo. wenda ibyo kubashyira imbere y'ubutabera ndabyemera turabyemera ngo ariko ibintu byo kuvuga ngo bajya kwikorera ibiki n'ibiki wabutanze bagomba kubikora kandi nzabyera ndagenda koza Umwera uriya wenda kwizera niyo mpamvu ushaka twumvikana ukambarira ushaka umugore iki kandi akazi wari ufite gakomeye sinagakurangirije wakazi niho kageze kubera ko mugabo amaze igihe angendaho sinzi icyo ashaka. none ushaka ko ngufasha iki? ndashaka kuba hafi ya mugabo ukamenya icyo ashaka. Nenya kumenyera wowe uramike urashaka iki? ndashaka kuwongeza muri business zawe zose kandi tukagirana amasezerano ko igihe cyose udahari nzajya mfata ibyemezo. Ese ko waba umpenze? Byihorere niba udafite ubwoba bw'ibyo mugabo azagukorera igihe azamenya ko ari wowe wihishe inyuma y'urupfu rwa papa we cyangwa igihe azamenya ko imitungo ya papa we yose ari wowe uyikontorora. ariko ujya umenya ko urupfu rwa se turufatanije. ikindi utibagirwa ni uko amaraso ye yose ari mu biganza byawe. ndabyemeye gusa ugomba kubikora nta kunanirwa. Oui, Mugabo, nitwa Wera, ndi umwe mu bakozi ba kampani yanyu. Hari amakuru nari mfite nshaka kukubwira ariko nibanga. Twahurira he? Sawa. ugomba kwita ku muryango wa James ariko ukabyitondera cyane kuko hari aho bifitanye isano n'urupfu rwa papa wawe. Umwari ibintu byivangamo ndagusabye. nkeneye kugufasha mugabo mbabarira w'impakanira ndagusabye. Ibi ni njye nyine bireba nzabyikemurira bireke. Mugabo bariya abantu muhanganye ntubazi ntabwo mwahangana wenyine ngo bashobore. Kangusubiremo bwawe. Nta bufasha bwawe nkeneye. Nta nubwo nzigera nkenera.
ndaho nta kibazo. None se umwari, ubundi ko nta biganiro nsanzwe ngirana nawe, nta na bizinesi nkorana nawe, ubundi urashakira iki? Cyangwa urifuza ko nagufasha gushakisha mama wawe? Jackson, kubona mama wanjye bituma kutamubona. None se urifuza ko twaganira ku bijyanye n'iki? Mugabo afite ikibazo kandi ndifuza nibura kumufasha bwa nyuma mu buzima. Jackson, nta makuru waba ufite waba ari inyuma y'urupfu rwa papa Mugabo. Ndakwinginze mfasha, ndaguha icyo ushaka cyose. Jackson. Yes. Wakoze kuza kandi ibintu byose twaganiriye ni sawa, ni ingirakamaro kandi ni ingenzi. Jackson, hari ikibazo umereye umuvandimwe? Papa wawe twarabanye neza, yamfataga nk'umwana wiwe, urumva ntabwo nabyanga kandi ibyo namukoreraga namwe nabibakorera, usibye ko ntibafitiye umwenda, ko ndishimye cyane ko bafitiye umwenda kandi ngomba kubishyura. Turimo ideni nyabakizi Jackson, hari ibyo urimo kampani se wenda papa akaba yarapfuye warabuze yo kwishyura, wambwira nagufasha kwishyura imyenda ikava mu nzira. Oya, ntabwo ari undi mwenda uri gutekereza cyangwa se n'amafaranga ashaka, gusa ngira ngo urabizi ko nari umwe mu barinzi ba papa wawe, byamubaye urabizi, ntabwo nabashije kugira icyo mbikora kugira ngo adahura n'ibiriya bibazo. Urumva rero ngomba kwishinja ko nakabaye umwe mu bari kumurinda muri icyo gihe. Jackson, ibyo kuba papa yarapfuye, yes, byararangiye, yarapfuye, ubu igisigaye ni ukureba ibiriho. Ikindi Jackson, nta mpamvu yo kwishinza ibintu byinshi, kuko umunsi apfa amakuru mfite ya nyayo nuko n'abantu bari bamuri hafi, bari bashinzwe kumurinda umunsi ku munsi. Okay, niba nawe urimo n'iki, yari yababujije kujyana nawe, yavuga ko akeneye kuba wenyine, aba wenyine nyine birangira abanye n'urupfu. So ibyo rero byararangiye, nta nubwo nshaka kongera kubigarukaho, ahubwo ubu hari ikindi nimirije imbere, sibyo Jackson? Ndashaka kumfasha, just ubufasha nk'umuvandimwe wanjye, ukanshakira nibura amakuru y'umuntu uwo ari we wese wihishe inyuma y'urupfu rwa papa. We mfasha kumenya amakuru gusa, ibindi byose nzabyikorera. Kandi Jackson, I promise, umuntu wese wagize uruhare mu rupfu rwa papa nzaruka mushyize hasi. Ya, ntugire ikibazo ko nakare nabikwemereye, ibyo ntakoreye papa wawe nawe nzabigukorera n'umuryango wawe, kandi unyizere rwose, imbaraga zanjye zose nzazikoresha kugira ngo mbarinde, ndabikwemerera. Let's do it. Nizere ko umugabo yakubwiye buri kimwe cyose. Akingenda. Ariko we, kuva njye nawe twakorana nta misiyo n'imwe yigeze kunanira. Iyi ngiyi byagenze bite? Kandi yari very simple. Reka buriya abantu twitiranya ibintu. Ibyo tubona ko bikomeye hari igihe biba ari byo byoroshye. Cyangwa ugasanga itagakora ko byoroshye ari byo bikomeye. We, ko nagukora icyo wansabye cyose kugira ngo dukorane, ariko ibyo ndimo kubona ubu ngubu birimo kuntera ubwoba, birimo inyatsi nyinshi cyane. Ese ubundi umugabo wamubwiye kubyerekeye papa we yabyifashe mwate?
ariko si ubundi shera ubona tudakwiye gukorana twizerana. Of course. Njye narakwizeye na n'ubu ndacyakwizeye. Urumva? Niyo mpamvu nshaka ko nanjye nyizera ukambwiza ukuri. Akenshi abantu usanga bakunda kubwirwa ukuri ako udashaka kuvugisha ukuri. Nshatse kuvuga ko nyina kubwiza ukuri. Ntabwo dushobora gukorana kutizerana kandi ntabwo twakwizerana tutabwizanya ukuri. Ese ubu ubona ntakeneye kumenya amateka yawe yose n'ibyo ukora byose? Ariko njye nta kibazo na kimwe mfite. Nubwo abantu bavuga ko ibyo nkora atari byiza ariko ku bwanjye nta kibazo kuko mba shaka amafaranga. Business ni business. Ushobora kumbwira ibyo wakoze byose ushaka kaje? Kirasa ari ibyo ndakora, nta kintu kimwe ndakora. Uretse umugabo wari utuye muri iyi nzu nasabye kumberekera. Undi ni Gasipari kandi ibya Gasipari urabizi ko njye nawe twari kumwe. Ariko Gasipari we nta kibazo anteje kuko ni James wamwishe ntabwo ari njye. Yishwe na James? Yes. Yishwe na James gute kandi ari we wantumye kumwica? Cyagiye nakohereza ni James wari wabisabye. Ariko ibyo byose zari inyungu ze. Urumva ariko ko nanjye hari akantu nakuyemo. Hanyuma rero n'abakobwa se? Turiya twari udutungo nyine nikorera mu dufaranga ntawe urabyumva. Dukoresha business nkabona cash. Kutambwiye kuri kwiyegereza mugabo se kandi ushaka kumugira nabi? Njye mugabo ntabwo mwiyegereza niwe mwiyegereza. Niyo mpamvu ushaka ko nawe umwiyegereza kugira menye icyo agamije nzamenye uko mwivuna. Mugabo namubwiye iby'urupfu rwa papa mbona ntacyo abyitaye nta n'icyo abitekerezaho rwose. Gusa ndakomeza gukurikirana amakuru neza n'icyo gutekerezaho n'icyo gushakaho ubwo nzakubwira. Okay, nizere ko utazica umuti. Okay? Mugabo mwitwagana birihutirwa ubu ndahazi James nari mbitabye. Jackson, akazi karagenda neza? Ngira ngo uko ubizi akazi nkora ni ukurinda mugabo ubundi nkamurinda icyamuhungabanya icyo ari cyo cyose, ikindi kandi ngakora akazi kanjye ko bigomba, ndumva nta kibazo. Erega buriya no kumurinda nabyo ni byiza, bigomba no kumuba hafi ukamenya ikimubabaje ukamufasha kugikemura. Ko buriya afite ikintu kimubabaza ashobora gukorera kampani neza kandi hangirika byinshi. Yego nibyo, ariko urebye ikimuhangayikishije muri iyi minsi ni ukumenya uwagize uruhare uwo ari we wese mu rupfu rwa se. Gasipari se yishwe n'indaya? Gasipari yishwe n'indaya? Nta rupfu rwose ntabwo namenye kishe Gasipari rwose, ntabwo nabwirwa n'iki, ntabwo nabwirwa n'iki, na gato ntabwo nabimenya rwose.
Mugabo, nta wundi muntu muri kumwe hano? Sure. Huh? So, tuzumbwire, what is going on? Umva rero nkubwire. Ndakeka ko James yaba afite uruhare mu rupfu rwa papa wawe. Ngo? James? Cyane. Papa wa Denise? Yes, nuze hari undi James uzi? Umuyobozi mukuru wa kampani yacu. Ngira ngo wansabye kuzajya nko kusanyiriza amakuru yose mbonye, sibyo? Aya rero na ya mbere nguhaye. Jackson. Gorata. Okay, Jackson. Fasha nkusanyiriza ibimenyetso byose bishoboka bigaragaza ko James ari we wishe nyuma y'urupfu rwa papa wanjye. Twongera kuvugana. Wishe ira. Ya, umutu wa mbere urakoze ubu ngubu. Yes. Sawa. umwe muri batatu bivanye Gaspari yamaze kumenyekana. Bivuze ko ari njye nawe dutahiwe. James yafashwe. We, umwanda uri ku ntoki zanjye nawe kuzawe. Wenda ntabwo twakoze ibi bingana, ariko umenya ko ibyo wakoze bihagije ngo wafungwa burundu. None ashaka ko nkora iki? Mugabo yamaze kumenya ko James afite uruhare mu byabaye kuri se. Kandi ayo makuru arizewe kuko wabimubwiye ninjye wamutumye. None se watumye? Umubwiye ibyo twakoze twese ko turi batatu. Oya, nabaye mubwira ko bya James wenyine kugira ngo ndabe icyo mukora. Maze ntange megeneganiriza. None ndashaka kuyegereza umugabo ukamwigiraho ishoti akakwizera. Ukumva icyo arimo gupangira James. Numara kucyumva ntiwitambike. Umureke akora icyo ashaka. Nitumenya iherezo rya James, uzahita tumenya icyo gukora. Ese ubundi kuki James umugambanira kandi mukorana?